ahantu batambiraga abatware umwami kwa kundi yatangaga byari ngombwa ngo agire abantu ajyana nabo b'abatware ngo kugira ngo naho agiye bagumye bamukorere kuvuga ngo uriya muntu umuntu mu kubaho kwe hari uburyo asabana n'icyo bita isanzure isanzure ni umuntu w'imbere areberera isi n'ibiriho noneho we hari ukuntu usabana n'isanzure rikanagusubiza ariko ntumenye ko ari isanzure uri gusabana naryo cyangwa se kuri kubwirwa ibyenda kukubaho ariko ukumva muri we nyine hari ibimenyetso n'amarenga biri gukorerwamo ndetse wamara kuva muri uno mubiri abantu bagahita bavuga ngo ikibazo cya mbere kiragira giti niki kirukanka cyane ariko kidafite amaguru ikintu kirukanka cyane ariko kidafite amaguru kirukanka cyane kidafite amaguru ari cyaza ubwenge kazira ayo mafaranga urabona uri buze kwiyarya arahari amafaranga ni 10,000 ku kibazo nongeye kubasuza nshuti zacu za Fumba Connect mudukurikira 5/5 mushimira wowe wakoze subscribe nawe utarayikore nonaha kugira ngo ubane natwe nkuko bisanzwe ndi kumwe na wa mushakashatsi mu menyamana nyarwanda mva mahanga n'umuco n'amateka nongeye kwakira kuri Fumba Connect focus iminsi myinshi cyane ntabwo twari tuheruka meze neza rwose tumeze neza ariko ntibitworoheye kurara amajoro tureba igikombe cy'isi iki gikombe cy'isi natwe tujya tureba imipira tunayikunda tunayibamaho ese uri gufana ikihe gihugu ubona ikihe gihugu kizatwara kino gikombe mu buzima buryo umuntu wese agira icyo akunda burangiye nyuma y'Ubufaransa kwa Mbappé ese burya na mbere kubwa babi bura bakinaga agapira ibintu byose bigira inkomoko cyangwa isoko yabyo umupira watangiye kera haba mu Rwanda haba n'ibihugu by'Iburayi mbera wari uriho uretse kwenda wakinwaga mu buryo butandukanye nubwo tubona ntiwacu mu Rwanda bya wumva amakipe yitwa Maregura amagaju yari akera y'umwami n'abatware aho bakiniraga nk'ihene igikombe ari ihene yari ihene kandi ugasanga abantu barishimye cyane mu buryo bukomeye cyane wajya wumva umusaza witwaga Maboneza ati ndi mu ntambwe 18 nakubitaga ishoti ikagenda rivuza ubuho kamera cyane rero turakomeye wese ko warumbaje buri nyine cyegera kwa Cristiano mbona unaniwe rwose ndiye mfana yatsinze yatsinze rose ako naga tekinike k'abanyamakuru abadashaka kwiteranya n'abafana ariko bwa ku mutima iriho ngibangarira ku mutima gusa kimeze neza uretse ko kigoranye kiri kuba mu majoro ku manywa kumva ubunyoni buvuze ngo matching iriho hariho abagabo barimo barava mu rugo saa 2 bakajya kureba umupira saa 3 saa 5 bakajya bakara mu mupira ahubwo bitonde kitabateranya n'abagore ingo zaza gusenyuka ya majoro ariko turaho uyu munsi rero nkuko bisanzwe tugiye kuganira twaganira ibiganiro byinshi twaganira kuri Yesu twaganira byinshi kandi abantu barabikunda mu makomante tubibona nikunda cyane uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa imperuka nkiri mutoya baravuga ngo Yesu azaza ngo yenda kuza twumva indirimbo yitwaga ngo ari bugufi ngo Yesu araje noneho tugeze mu 2000 noneho cyo gihe ndumva nigaga muri za primaire buryo mu 2000 imperuka ngiraba mu 2000 naraye mfite ubwoba kigiye focus we nk'umushakashatsi w'inkuru imperuka batangiye bavuga kera na Yesu agiye mu ijuru yaravuze ngo nzagaruka vuba urumva abwire za ntumwa ze baramubajije bati wigisha munsi imperuka uzabarya akora basubije mu kiburiya
ati ngo uzagaruka ryari ngo nk'uko umujura aza nijoro niko nawe azaza dufite umutego harimo agatekinike nyine n'umufilozofe bafatiye bwo nawe nkawe umushakashatsi abantu bemera cyane bakwita umufilozofe hano bajya bampagana ngo umufilozofe ngo bimeze bite wowe imperuka bisobanura gute tubiranishanye na Bibiliya kugira ngo abantu batagira ngo ni tekinike turi kwihimbira. Yego mwakoze cyane abadukurikira twongeye gushimishwa no kongera kubagezaho ibyigisho by'ubwenge birimo ubumenyi ni byinshi twaganiriye kuko nk'uko umunyamakuru abivuze ariko uyu munsi tugiye kureba icyo bita imperuka ikintu ubona gihangayikishije ikiremwa muntu ibihugu igikomye cyose Irani na Amerika zisekuranye bavuga ati ibyabihe bya nyuma bavuze ibyabihe bya nyuma imperuka iraje intambara barayivuze Abisirayeli gutya barwana intambara n'iriya mitwe yose barahanganye bati ni ibihe bya nyuma byaravuzwe imperuka igiye kuba ngo byarahishuwe imperuka yabaye imperuka icyo kintu rero tugiye kureba itangira ry'icyo kintu uburyo cyaje ese kije cyakiriwe gite ese kizagira iherezo rihe mu by'ukuri imperuka abantu mu kubaho kwabo bayimenye cyane bayimenyeye muri Bibiliya nicyo bita ubukirisitu bwazanywe n'abera niho twamenye imperuka cyane irigishwa mu bitabo ariko mu by'ukuri na mbere y'uko ubukirisitu bugera muri Afurika cyangwa se iwacu mu Rwanda buri sosiyete yagiraga uburyo ifata cyangwa se icyo yita imperuka ku muntu cyangwa se ku isi ubwo tugiye kureba wenda nk'iwacu mu Rwanda tuze no kureba wenda mu mahanga ko byafatwaga tuze no kureba noneho muri iki gihe ariko tukiri aho ngaho turaza nituvuga imperuka ntabwo uri bujye kure y'urupfu tuza kurugeraho kuko burya iyo tuvuze imperuka egare gupfa kuko bivuze urupfu n'ubundi imperuka y'umuntu kuko Bibiliya yaje igaragaza ko hazabaho igihe kimwe umunsi umwe ubuzima bugahagarara isi ikibirindura mbega umuriro ukaza inkuba zigakubita imirabyo ikarabya igishyitsi gikomeye cyane kikaba kitigeze kibaho ni ibintu yagiye igaragaza ko hazabaho umunsi w'amateka umunsi ukomeye cyane ariwo bise imperuka noneho ariko kuko Bibiliya twagiye tubona uburyo ko yanditswe nyuma yaje nyuma y'ubumenyi kuko ubumenyi bwatangiranye n'isi mu by'ukuri hari ahantu bari barabikomoye bari banditse Bibiliya yariyo abantu bita ngo ni ijambo ry'Imana byatangiranye n'uwitwa Pastor John ni nawe wanditse ibyahishuwe ndibuka abantu twaganiriye mu byigisho byahise twabonye ko Yohani intumwa atari wanditse ibyahishuwe iriya yo ni tekinike rwose ni ikinyoma kirimo witwa Pastor John yari umwami muri 325 igihe cyaba Constantino niwe wavuze yagaragaje avuga ko icyiza n'ikibi hazaba intambara hagati y'icyiza n'ikibi noneho hakaboneka umutabazi ugomba gutabara icyo cyiza n'ikibi hakabaho icyo bita umuriro w'amazuku uzarya abanzi b'Imana uri kumva icyo kintu rero cyatangijwe muri 325 kivuga imperuka hagati y'icyiza n'ikibi aricyo cyiswe imperuka nanone byongera kwigishwa n'uwitwa Zoroaster akaba uwo nguwe yaragaragazaga uburyo hazabaho nawe imperuka avuga ku muriro n'amazuku ubundi uriya muriro mu by'ukuri bawukomoye ku bikoma bituruka mu misozi y'ibirunga
niho dukura ijambo amazuku. Ni ibikoma biva mu birunga. Uwo muriro rero abahimbye abateguye biri ijambo ry'Imana niwo bashatse kwifashisha kugira ngo kuko abantu barawubonaho barawubona, ariko mu by'ukuri umuriro uvugwa ntabwo Imana izacana umuriro w'ikibiriti cyangwa dutwika ugaragara ngo ari gutwikisha abantu. Bafatiye ni ukugenekereza, ni ibintu bimajinye bafatiye ku muriro ukomoka ku mazuku y'ibirunga. Niyo mpamvu bavuga ngo hazabaho ngo abantu ngo abanzi b'Imana bazajya mu muriro utazima w'amazuku. Uwo muriro rero ni uriya ukomoka ku birunga. Noneho nanone hongera kugaragara igihe cy'Abamedi n'Abaperisi kwa Nimurodi, witwa Nimurodi wo mu rubyaro rwa Kusho kwa Nowa. Nabo nibo bagaragaje uburyo hazabaho ikintu gisa nko kurangira nyine ku isi cy'imperuka. Ibyo byose abo bantu babaye icyo gihe nibo bagiye bahera kuri ibyo bintu byose. Habaho gukeriya, noneho abanditsi abize teoloji baheraho bakeriya nyine bandika Bibiliya bagaragaza imperuka n'uburyo izaba iteye n'uburyo izaba, ariko bagendeye kuri abo bantu ba kera uburyo bo bimajinaga cyangwa se bafataga imperuka bagendeye ku muriro ukomoka mu birunga. None n'iwacu mu Rwanda abakristo butaraza natwe hari ukuntu twafataga imperuka, ariko cyane cyane iwacu mu Rwanda ho umunyarwanda yari azi ko imperuka iba ku muntu ku giti cye, ko nta ya rusange izabaho. Bavuga ko nukora neza uzajya mu kirunga cya Muhabura kuko ni cyiza cyari kitakiruka cyazimye kera, ariko nukora nabi uzajya mu kirunga cya Nyiragongo gihora kiruka bya bikoma nyine. Bashaka kugaragaza ko uzahora ubabara uri mu muriro w'icyo kirunga. Ubwo yari system yo kudutera ubwoba, kwari ukugira ngo abantu bikangemo be kuba abantu babi. Ubwo isi yarimo abantu babi n'abeza, babi n'abeza, abenshi ubwo bari bihaze. Ariko nka generation iri kuyobora cyangwa se abantu bakagaragaza ko abantu b'incabwenge baravuga bati umuntu nakora ikintu kibi azajya mu muriro utazima wo mu kirunga cya Nyiragongo. Ni ukuvuga ngo iwacu rero mu Rwanda rwacu rwo hambere mu muco wacu bo bagaragazaga, sosiyete yagaragarizwaga ko iyo ukoze nabi hari aho ujya, iyo ukoze neza hari aho nawe ujya. Icyo nicyo cyasaga nk'iherezo ku buzima bw'abantu babagaragarizaga. Ariko imperuka nyamperuka yanditswe n'abanditsi cyane nk'Abagereki batunga inyuguti ikomoka iwa mu Bagereki cyangwa se mu Baromani, aho bakoreshaga nk'ijambo hell bivuga ikuzimu, irindi rivuga heaven rivuga hejuru, ikuzimu hasi, ikuzimu hejuru. Izo ni imvugo cyangwa se ni strategy bagiye bakoresha kugira ngo bagende barema ibintu bizayobora isi, ibintu bigendanye n'iyobokamana. Ubwo ngo yari strategy kugira ngo bayobore isi, bagira uburyo babyubaka neza. Niko kukereye ikintu bita imperuka kugira ngo abantu bazaba muri icyo kintu bajye bahora bagira ubwoba. Kandi iyo ugize ubwoba uba ukeneye umuntu uguhumuriza naho wahungira. Niyo mpamvu rero bazanye idini bakazana ibintu byo kwemera n'ubukristo, niho bakiriye insengero kugira ngo twebwe niba dusomera imperuka muri cya gitabo turagira ikibazo, none tugire dute ko tugiye kurimbuka, ku munsi umwe igihe kizagera Imana ikaturimbura. Noneho bakakwereka aho ugomba guhungira. Ubwo guhungira ni mu rusengero, inzu y'Imana, bakakubwira ibya Yesu ukiza abantu abanyabyaha. Kandi twabonye ko gukrera insengero ubwabyo kugira ngo babone aho batwibira. Batwibira ibyacu, ubutunzi bwacu, amafaranga za 10 n'amaturo. Ibyo byose rero ni ibintu bagiye bategurana ubuhanga mu buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu rero imperuka yagiye ibaho mbere hose Bibiliya itaratunguka, ariko Bibiliya yo ibikomora mu bantu ba kera b'icyo gihe cy'Abagereki, kuko ni naho bari bafite. Ni ukuvuga ngo biranagre twumva ngo cyane mu byahishuwe
urumva niho tubona imperuka cyane. Eh, bivuga ngo ibyahishuwe nta nayo ni tekinike. ibyahishuwe buriya rero birimo ikinyoma gikomeye cyane, kuko batubwira ko byahishuriwe Yohani ari Patimo ku kirwano yari yarajugunywe ababazwa mu buryo bukomeye cyane. Ariko iyo tugiye mu mateka yo hirya y'imyemerere dusanga intumwa, yaba Yesu yaba n'intumwa nta wigeze yandika. Buri ibintu bya Bibiliya n'ibyahishuwe na ziriya nyandiko ngo za Pawulo, ba Luka, ba Matayo, ni ibintu byanditswe muri 70, kandi Yesu yarabayeho yarapfuye muri 31. Urumva imyaka yose yari ishize. Ahubwo bo kuri tekinike zabo na plan bari bafite muri 70 bwo batangiye kwandika ziriya nkuru zose ziri muri Bibiliya, noneho bazitirira intumwa za Yesu. Ese ko ari ahantu muri Bibiliya usanga basobanura ibintu by'iki gihe, bavuga mu busobanuro bwabyo, ariko bavuga indege, bavuga bino bisasu bigenda byaka mu kirere mu buryo bwa Bibiliya bagiye babihishura, bavuga izi mbunda za burende ariko bagiye babihishura. Yego, nese ubwo uhambwa kari tekinike gute? Kandi kuko icyo gihe nta modoka zazihari, nta ndege zazihari, ariko ukuntu bagiye banabihishura. Yego, ariko uzasanga icyo gihe babyandika ko ibyo uvuze bitungutse igihe turimo. Uzasanga bo ku rugamba barakoreshaga ifarashi, ntabwo bakoreshaga burende cyangwa indege, bakoreshaga ifarashi. Urumva, bagakoresha inzige ziryanisha imirizo. Yego, nyamara zo ugasanga mu bacaga amarenga y'ibizatunguka mu gihe n'iki. Kerekana nabo mu kubaho kwabo muri sosiyete hari abantu bagiraga ikintu cyihishurira, akaba yakwereka ibintu by'ahazaza ariko ntabashe kubisobanura kuko icyo gihe bitariho. Ubwo icyo ushaka kubaza bari bahari, ariko ukavuga ko ari tekinike y'Abagereki. Urumva, kuko urugero naguha kuri icyo ngicyo, nk'iri jambo rivuga Gehenom, urabona ni ijambo rizwi cyane mu bantu babayeho basenga, abantu bazajya Gehenom, umuriro utazima. Gehenom rero biva ku ijambo Gehen ry'ikigereki. Urumva, ahantu cyari ikibaya, ahantu batambiraga abatware umwami kwa kundi yatangaga. Byari ngombwa ngo agire abantu ajyana nabo b'abatware, ngo kugira ngo naho agiye bagumye bamukorere. Uri kubyumva? Gehenom ni ibintu byo mu Bagereki. Ni ahantu banoga batambira abatware, hahoraga hatambirwa ibitambo, hari umuriro nyine batambira ibitambo. Noneho tukabona nanone ngo Gehenom nanone hariya tukabona cya kibaya Yerusalemu. Yerusalemu imaze kurimburwa, Yerusalemu imaze kurimbuka, kongera kuyisana, bagiye gusana umurwa mukuru Yerusalemu. Ahantu bacukuye babumbiye amatafari azasana Yerusalemu. Icyo kibaya noneho cyasigaye cyari mu marembo ya Yerusalemu, niho basigaye bajugunya imyanda yavaga mu murwa mukuru Yerusalemu. Noneho kwa gutwike ya myanda hagahora umuriro waka utazima. Abazi mu mujyi wa Kigali bazi ikimoteri cy'Inyanza na za Nduba. Burya hari harya habaga haka umuriro kubera imyanda bajugunye. Bagishyize Nduba. Noneho rero ni ahantu icyo kibaya nacyo bakigeranyaga na Gehenom, kuko niho hahuraga umuriro utazima kubera batwikira imyanda iva muri Yerusalemu. Uri kubyumva? Ngiyi imiriro itazima bagiye batubwira twebwe nk'ibintu by'Imana bizaba. Uri kubyumva? Ariko mu by'ukuri imperuka ni ikintu nyine bakiriye baragihimba, bagendeye kuri uwo muriro w'amazu, kuri ibyo bikoma biva mu kirunga, bagendeye kuri iyo miriro itazima yabaga iwabo, kuri icyo gihe aho Abagereki batambiraga abantu, cyangwa se mu marembo ya Yerusalemu hahuraga umuriro utazima. Ibyo byose rero nibyo bahise baratereka uyu muriro duse nkaho turebamo ikindi kintu tukangisha abantu, kuko abantu nibatakora neza bazarimbuka bakajya mu muriro utazima. Ariko mu by'ukuri Imana muri kamere yayo, mu burengakamere bwayo, ntabwo igira umuriro izacana ngo ijugunyemo abantu. Ibyo byakora umwana w'umuntu watwika abandi.
ariko ntabwo Imana, kuko riga na Bibiliya dufite abaraganga ntabwo bisobanukiwe. Bibiliya iravuga ngo ibyo Imana yibwira si byo twibwira, n'imigambi yayo si nk'iy'abantu. ubwo urumva rero ibyo urumva ntaho bihuriye n'ibyo bintu by'umuriro w'imperuka. None cya gitabo cy'Ibyahishuwe waruvuze rero cyanditswe muri za 70 n'izindi nyandiko zose zivuga ku bya Yesu n'Imana, tubona rira icyo bitari iri evanjiri, isezerano rishya. Noneho babyitirira abantu babaye mu gihe cya Yesu kugira ngo tuzabone ko byavuzwe n'abantu bari kumwe nabo. Ariko iyo tugiye mu mateka y'ubukristo dusanga ntabwo igihe cya Yesu, yaba Yesu nawe ubwe yaba n'intumwa, nta muntu wigeze yandika, ahubwo byanditswe nyuma ku bwa proje bari barimo bategura. Nuko Ibyahishuwe rero bahita bavuga ko byahishuriwe abantu. Nyine urumva ikintu kivuze ngo cyarahishuwe, bashyiramo uburyo hazabaho imperuka, umunsi umwe Imana ikarimbura abantu, isi ikarimbuka, igateza abantu ibyago by'imperuka. Abasomye igitabo cy'Ibyahishuwe barabibona, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ko bimeze. Niyo mpamvu rero iyi mperuka ya rusange izaba, abazungu bakreye bagendeye ku bukristo ntayihari, ariko hari ubwo twebwe mu muco wacu nk'abantu bene Imana, kuko abanyarwanda burya ni bene Imana, kandi natwe twavuganaga n'Imana, twagiraga inzira Imana ituvuganira cyangwa se dusubiriza. Ahubwo twebwe twagaragarizwaga ko imperuka iba ku muntu ku giti cye, hahandi wabaye ku isi ugakora ibyiza n'ibibi, ariko umunsi umwe uzava muri uno mubiri. Ayo hantu twavuze ngo n'ubundi nituvuga imperuka ntabwo turi busige urupfu, kuko bivuze urupfu nyine. Kuko iyo upfuye byanze bikunze hari kiba cyitwa imperuka, iyo batubwiye. Urumva batubwiye ko uyu muntu apfuye yarakoze nabi ajya mu gihenomu, yarakora neza akajya mu hejuru. Tugiye kwiharisha nyagurukira rero sasa. Ese iyo umuntu apfuye tugiye twigire ku rupfu, ariko mbere yuko tugera ku rupfu, kandi wagiye uganira n'abantu benshi bagiye batumizwa n'abasaza, bakavuga ati muze mbabwire. Akenshi mu muco nyarwanda cyo bita umurage, akanabaraga. Aho bageze ku ndunduro nibo baraganira n'abantu bagiye, cyangwa se uganira n'abantu bakuru. Ubundi iyo umuntu agiye gupfa hari ibimenyetso abona. Yego, umuntu iyo agiye gupfa hari uburyo abyiyumvamo. Yego, hari uburyo abyiyumvamo, ariko wenda ntasobanukirwe intambara y'amajwi iri kubera muri we. Ariko ugasanga atumije nk'abana gishaka aribyo babona buriya. Arabibona ariko ntabisobanukirwe, ariko akabona rwose hari kimwe. Ni ukuvuga ngo uriya umuntu mu kubaho kwe hari uburyo asabana n'icyo bita isanzure. Isanzure ni nk'umuntu w'imbere areberera isi n'ibiriho. Noneho we hari ukuntu usabana n'isanzure rikanagusubiza, ariko ntumenye ko ari isanzure uri gusabana naryo, cyangwa se kuri kubwirwa igenda kukubaho, ariko ukumva muri we nyine hari ibimenyetso n'amarenga biri gukorerwamo. Ndetse wamara kuva muri uno mubiri, abantu bagahita bavuga we uzi koko yarabizi, yabonaga ibimenyetso, kuki byagenze gutya? Ibimenyetso yagiye atwereka, twabona imbaraga z'Imana rero zibasha gukorera mu muntu, zigaca amarenga muri we, ariko ntabisobanukirwe, ahubwo bikabonwa n'abo bari kumwe. Bakabona ibimenyetso, ariko bakabibona maze kuva mu mubiri. Hahandi bavuga ati yabibonaga. Okay, turagiye noneho sasa. Tukiri naho tutajya ku kindi, hari naho turebe nko ku mubyeyi wasize umwana w'uruhinja yonsa. Hari ibimenyetso biba, amabere akikora tonsa, akumva ko umwana wese yasize mu rugo ari ikintu kimubayeho.
uvuga abanyarwanda barabahanga ko urumva amabere yikoze none atarimo arikora aranabavuze ngo we ashobora kwikora yose ariko bitewe n'ibyago gato ari bari bava ngo kwikora amabere atoza ni hahandi ugira iyo mind yawe ikakwereka ikintu hakazamo ikintu muri wowe kikwereka ko hari ikintu kidasanzwe ukumva biramutse ufite amashereka amabere arimo amashereka yakwikama byite gutyo urumva ubwo rero ugasanga hari ibimenyetso bishobora kuba mu muntu ariko ntasobanukirwe ibimukorerwamo kuko hari intambara ziba mu muntu ariho twabonye umuntu agira icyo bita amarangamutima urumva amarangamutima ashingiye ku kubaho n'uburyo abayeho n'ababanye nabo akagira na cya kintu twabonye imago dei image de Dieu ishusho y'Imana ikorera mu mutima nama urumva hakaba n'ikindi bita imagination and memory kwimagina muri we mu bitekerezo bye urwo ruhurirane rw'intambara rero iyo zimugezemo ashobora kuvuga ngo iki ni Imana imbwiye ariko atari Imana imubwiye ahubwo ari amarangamutima yiwe amubwiye cyangwa se ari ukwimagina muri we mu bitekerezo ari kubyumva cyangwa se ko ari ijwi ry'Imana rimubwiye niyo mpamvu hari igihe bamwe baswata ukabona avuze ibintu ntibisohoye ukabona atangaje imperuka kizaba ariko umunsi ukajyana isaha ukabona nta kibaye yaratangaje kubera iki yimajinye ahuza ibintu ahuza n'amarangamutima ye ahita atangaza ikintu tugiyeho kubera ko turi kuvuga ku bimenyetso by'umuntu ushobora kuba agiye kuva mu mubiri kuko turi kuvuga ati iyo umuntu akoze ibibi ajya ikuzimu yakore neza akajya nk'ijuru niyo shusho turi kugenderamo noneho wa muntu wacu aragiye arapfuye tugiye gushyingura sibyo yego ese hari abavuga ngo bihita birangira ngo iyo umuntu apfuye ngo bibe birangiye bamwe bati yitabye Imana kandi yakoraga ibibi yitabye Satani se ako abenshi bavuga ko yitabye Imana abenshi yitabye Imana ese koko iyi roho iyo umuntu apfuye birarangira cyangwa hari ahandi hantu umuntu ajya yego ushaka kugira ngo dusobanurire niyo mpamvu dutangira kumeruka twabwiye sosiyete cyangwa se ukubaho kw'abantu babwiye imperuka izaba muri rusange ariyo twarimo tuvugaho ko yubakiye ku kinyoma ariko twe cyane nk'abamenyi twemera imperuka y'umuntu ku giti cye kuko byanze bikunze uva muri uno mubiri hari ibyo wakoze bishobora kubera abantu byiza cyangwa se bishobora kubera abantu bibi uri kumva niyo mpamvu rero iyo umuntu apfuye cyangwa se tuvuge yavuga abantu ngo yitabye Imana ariko mu by'ukuri abagatolika nibo bavuze ngo umuntu yavuye mu gitaka ngo kandi azagisubiramo ubundi umuntu ni igitaka umuntu ni igitaka umuntu ni inyama n'amaraso nyine umuntu twabonye ko umuntu arimo ibice bibiri hari umuntu w'imbere hari n'umuntu w'inyuma w'inyama n'amaraso uwo muntu w'inyama n'amaraso rero niwe ukorerwaho icyitwa imperuka ariko imperuka y'umuntu ku giti cye kuko iya rusange ntayo rwose imwe y'isaha imwe n'umunsi umwe ibintu byose bigahagarara ntayo ariko twemera ko iyo umuntu ku giti cye yo ibaho ubwo uyu muntu iyo avuye mu mubiri umubiri wari ikibuga kigaragarizaho imbaraga ebyiri zikorera muri we uvaho ugapfa bakawushyingura mu gitaka ariko wa muntu w'imbere ari bwo bugingo bivuze ngo hari aho uwo muntu w'imbere ajya ni nayo mpamvu burya abantu babimenya iyo umuntu yapfuye tukajya ku irimbi tugatabara burya umwuka we umuntu w'imbere aba ari aha abikurikirana abireba mwamuvuga nabi mwamuvuga ibyiza wamutabara utamutabara ibikorerwa hose ku irimbi aba abikurikirana
kuko we nagapfa, abagiye mu yindi si, aba yavuye mu mubiri, uyu nguyu yagiye mu mwuka, kandi umwuka yisubiriye mu isanzure. Isanzure n'abantu bumve, isanzure ntago ari hejuru mu ijuru gusa, ntago ari hejuru gusa. Isanzure riba ku isi, rikaba hejuru, rikaba no munsi y'isi. Isanzure ni hirya yo kubaho. Uwo muntu ajya hehero sasa nawe dushaka. Uwo muntu rero nk'uko uriya muntu ubaho, uyu muntu twebwe tubaho mu gutunguka umuntu akavuka, n'ubundi abaturutse mu isanzure, abaturutse mu Mana mu isanzure, akaza akavukira mu muntu ku bw'ububasha n'imbaraga z'Imana nk'uko yabigennye, akazongera akava mu mubiri agasubira aho yavuye ku Mana mu isanzure. Ni ukuvuga ngo ahita nk'uko yabanje kuba ikiremwa cy'umwuka mbere y'uko aba ikiremwa gifatika, yongera gusubira mu mwuka. Niyo mpamvu buriya mu isanzure hibera ibiremwa by'umwuka. Bigira abayobozi nabyo, bigira abayobozi. Bigaragara mu isanzure abantu bagira cyangwa se abantu kuri liste. Tuvuze ngo kugira ngo ubuyobozi ubuyobozi ibyo gishaka kubaza, urabona twagiye dusoma ibitabo byinshi, nawe warabisomye, cyangwa se documentary z'abantu benshi bibuka aho baturutse, sibyo? Mu rurimi rw'amahanga yitwa reincarnation, bemera ko hari umuntu ntabwo umuntu apfa, ahubwo bimeze nka circulation. Yego, circulation, urapfuye ugiye kuvukira mu hehe ahandi hantu, urumva? Ese iyo upfuye ujya kuri liste y'abazongera kuvukira ahandi hantu, cyangwa ngira ibyo ushaka kumenya, iyo bikorwa gute, iyo phenomene ikorwa gute kugira ngo wongere uvukire ahandi hantu? Ubundi niyo mpamvu nakubaza, ese haba hari abayobozi muri iyo sanzure y'abayobozi? Oya, ubundi icyo twatubigize nk'ibyo mu bantu no gukora liste wari uvuze, ibyo ni byo mu bantu. Mu Mana ibintu byaho birikora automatique, birikora nk'uko Imana yabigennye, urumva? Gusa Imana niyo igenga byose, niyo myuka, ariko ntabwo bavuga ngo hakorwe urutonde ngo se ngo bigenda gutya, ngo ahubwo gusa nk'uko wari bivuze, uretse no mu mahanga wari uvuze, n'iwacu kuva kera kose twemeraga ko icyo kintu umuntu ashaka kugenda mu myaka myinshi akagaruka agatungukira mu wundi muntu, ariko ntabwo ushaka kuza uri focus nk'uko nari meze n'isura ngo babone ni focus ugarutse mu myaka magana, hagaruka imico n'imyitwarire n'imigirire. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba ari umwirabura akunya akavukira nko mu Mushinwa, cyangwa se mu Buyapani, kandi ubundi narabayeho ngewe ahahise mu Rwanda. Ndashaka kumenya ndagira ngo twinjiremo cyane. Bivuze ngo rero abo bantu bavuye mu mubiri bakajya mu isanzure mu mwuka, hari umuntu w'imbere aribyo biremwa by'umwuka byasubiye mu isanzure, bitajya kongera kuboneka mu bindi biremwa, byo bikituriza mu isanzure gusa, bikurikirana ukubaho kw'ibibayeho. Hakagira n'abandi bashobora kongera bakajya kuvukira ahandi bitewe n'ibikorwa bye byiza, ubutwari bwe, kuba yakongera agafasha sosiyete yo kubaho kw'abantu. Iyo phenomene ikorwa ite? Ndagira ngo twinjiremo cyane. Oya, urumva icyo ngicyo? Urumva icyo ngicyo? Oya, rega ntabwo wenda bikorwa mu singiye kuvuga ngo mutonde ngo iki, bikorwa mu gukomera kw'imbaraga z'Imana. Byose bikorwa mu gukomera. Ariko kimwe cyo uko Imana ibishaka, kuko ni hari n'amafilime bajya berekana kandi uko bibaho. Hari agatekerezo bigize, hari igitekerezo cyo kugaragaza cy'umwana ngo wari wavutse, wari wabayeho afite imyaka nk'itanu, akajya ariko avuga ukuntu ari kubona ikibuga ahantu n'indege n'iki, akavuga ibintu ari kubona afite imyaka 5. Noneho ababyeyi be ngo baza gukurikirana ibyo bintu ahora avuga n'iki ari kubona, ngo bakurikiranye ngo basanga koko aho hantu higeze kubaho ikibuga cyazagaho indege cyane, n'umuntu wari uhatuye, n'ababyeyi akabavuga, bageze basanga. Noneho ngo bafata wa mwana bamujyana aho hantu bamaze kuhamenya,
bavuze none ibintu wajya kuvuga ubona ni ibi ngibi aba ati ni ibi najyaga mbona uri kubyumva bigaragaza ko urumva abantu hari ibisigisigi by'ibyabaye ni ukuvuga rero umuntu ashobora kubaho uyu munsi ariko yarabayeho ahahise niyo mpamvu mu myaka 360 ubundi umuntu ngo arongera umuntu agasa nk'uruziga akaba yagaruka mu kubaho k'umuntu ariko akaza mu bundi buryo. Ibyo nibyo nashaka kugusubiza rose mu myaka 360 iyo niyo fenomena kwazaga bikorwa gute ni nayo mpamvu buriya mu Rwanda ngo hari filozofi ikomeye cyane y'uburyo twebwe twubakaga zino inzu za nyakatsi nk'uruziga buriya iranzu y'uruziga ari nayo bakomeje nka convention ngo yari igaragaje ko umunyarwanda adapfa burundu ahoraho nk'uruziga nk'umugozi udacika uruziga utagitangiwe n'iherezo kuko umuntu ukubaho ntatangiwe nta n'iherezo ntabwo uri umuntu ari arufa na omega ntabwo umuntu afite itangira n'iherezo biriya ni ibintu byazanywe n'abera umuntu ugira itangira n'iherezo ni umuntu uyu w'inyama n'amaraso ariko umuntu w'imbere we ahoraho ni nk'uruziga rero niyo mpamvu hari sisiteme ikomeye cyane yo kubaka ku ruziga inzu zacu za kera ubwo rero urumva icyo gihe niyo mpamvu buri ibintu by'imeruka byakavuzwe cyangwa se bikaba umuntu nyine muri uyu mubiri ariho akurwaho abantu bakabwirwa bati uzakora ibikorwa byiza usiga inkuru nziza imusozi ntuzagenda uri ruharwa nk'uko byumvura yaririmbye ngo forisa ariko waba usize inkuru cy'imusozi ariko ubundi imeruka iba ku muntu ku giti cye kandi ikindi iyo umuntu apfuye ibikorwa byawe bishobora kuzakomeza ahandi cyangwa se n'ibikomeza ahandi ukagumya ukibera mu isanzure gusa bitewe n'ibyituriye nuko Imana iba yarabiteganyije. Ni nayo mpamvu bajya tubwira ko ubundi kuri guterekera ko kubayeho uretse gato kujya aho ngaho ashaka kubaza ari ukuntu ujya kumva ukumva ngo umuzimu wa kanaka ngo yateye kwa kanaka mwa muzimu wa kanaka wamuteye ese kuki kandi tuzi ko yapfuye ibintu bisobanura gute tuzi ko yapfuye kandi dusobanuye ko yigira mu isanzure akiguma iyo ngiyo mu by'ukuri rero abantu banabisobanukiriwe iyo umuntu amaze kuva mu mubiri aribyo twise imeruka y'umuntu ku giti cye aribyo bya nyakuri tubonye ko yigira mu isanzure ariko kubera ko ubugingo bw'imbere ari uwo muntu w'imbere we adapfa ahoraho bishoboka ko yaza kugenderera abe akababa hafi akabafasha ariko bitafatika ahubwo muri mayindi y'abariho ngiye kubaha nk'urugero ushobora gupfusha ababyeyi bawe wagera mu bibazo bikomeye cyane hahandi wabonye nta n'umuntu kukuba hafi ukabona mu mitekerereze umubyeyi wawe uramubonye nk'uko wamubona yapritse ari nka video focus humura kumera ndi kumwe nawe gutya na gutya kandi ko kukabona ko ibyo bintu biraguhumurisha mu buryo bw'intekerezo akaza nk'ishusho igaragara ifatika akongera akigendera ari naho handi usanga unamutekerejeho rimwe na rimwe n'amarira akaza ugasigara wibaza umuntu wari ubonye kwikangamo ukabona inzira zigana ku ariko ingorane dufite buriya ni uko twamaze kubafata nk'abazimu batagize icyo bamaze batanagira ikintu batumarira niyo mpamvu wenda batanagitabara n'abandi hari igihe ubona nk'urugo rwose rwafashwe n'indwara cyangwa se bamwe bakaba n'abasazi bati ni umuzimu wa kana buriya rero ntabwo umuntu igitera abantu ikiba ku bantu bakavuga ngo naba abiwabo ngo babateye buriya bikunda kuba ku muntu wabanye nabi hari icyo bita kwishinja uwo muntu agira igishinja mu buzima cy'uko atabaniye umubyeyi we neza icyo rero kigutera toroma ukaba wanasara urumva noneho byakubaho ati
ni se umuteye ni za karande z'iwabo nyine nini dore ntabwo muzi ukuntu byagenze yamuteye nyine hahandi tubihuze gutya ujye kubona ukabona nk'umuntu arwaye ahezeyo kandi afite abantu bakomeye ahezeyo yabuze n'amazi yariba urumva ariko wakumva ngo ashizemo umwuka ukabona rwose imodoka ziraje nziza bakanamujyana bakanamwambika n'ikote n'inkweto nziza ya congo kandi nk'uko wabivuze uwo mwuka uba uri kwibona ati nkiri muzima sinigeze nijya yanzanye agasukari none banzaniye isanduku nziza kiriya ni ikosa rikomeye cyane niyo mpamvu burya kandi nubwo ababikoze uriya mukire kuko wakujya gushyingura wa mubiri wigendeye batamucishamo ijisho ariko se ababuze igishinja muri we niho handi usanga yasaze noneho agira igishinja muri we yaba mu kazi yaba aryamye yaba iki akabona mama we cyangwa papa wamutera agata umutwe nyine akaba yanakwirukanka agarwara toroma kuko nibo babaye hafi mu gihe cy'uburwayi izo ni ingaruka rero zo kutuzuza inshingano zawe ukiriho nawe ubundi ntabwo ari wowe wamuteye ahubwo wowe abo aritera tugana ku musozo kuko wagira inama abantu babeho gute babaneho gute muri sosiyete ibyo by'imperuka tugiye ko imperuka ari ku giti cy'umuntu yego bitware gute ntabwo imana izatera abantu ngo ibice ibateze ibyago by'imperuka na biriya bintu bagenda batwereka ngo ni ibimenyetso by'imperuka bize iyo urebye ukajya mu bumenyi nyabwo ukareba igisi yabereyeho intambara indwara z'ibyorezo ahubwo ibibaho nta nubwo bibaho nk'ibyabayeho mu nk'imyaka magana ishize kuko dora twikanga intambara gatatu y'isi yose kuko habaye iya mbere n'iya kabiri ugasigaye gatatu urumva ku kimeruka itabaye intambara ya mbere y'isi yabaye sibyo turavuga ngo habayeho kovide ngo ni ibintu byari bikaze cyane n'iki none ngo cyangwa za ebola ngo cyangwa se ibiki byose ariko batubwira ko igeze kuba icyorezo cy'ubushita mu bihugu by'i Burayi hapfa amamiliyoni n'amamiliyoni urumva nk'icyo ngicyo hashize imyaka myinshi cyane ibinyejana byinshi ntabwo gishobora kuba cyakaba uyu munsi kiraba nk'icyo ngicyo ntabwo rero icyo ari ibimenyetso twapimiraho imperuka kuko byarabaye imyaka magana myinshi ibihumbi imperuka niyaba bikwereka ko nta mperuka ihari ahubwo ikiriho ni iki abantu tubana amahoro badukurikira ukora ibikorwa byiza cyane kuko mu Rwanda ho hari ukuntu twavuga ngo umwanzi ni ibintu bibiri ngo ni umuturanyi mubi n'umubiri utazi umwanzi asiga iki asiga umubiri uguhinduka isaha n'isaha numva aricyo umuntu twakwifuriza abantu naho abantu rwose kubatera ubwoba birirwa babiba ngo imperuka izaba oya kora ibikorwa byawe byiza nkuko Imana yagushyize ku isi ngo uyishimishe ikunezererwe ko yakugira neza wigendere usige inkuru nziza imusozi bazasigare bakuvuga neza cyane nakoze cyane Focus kuri Fumba Connect rero dufitemo nkuko mubizi segment yitwa Mind Test ntujye kure mukanya tugiye muri Mind Test babwira ko iterwa inkunga na agence y'ubukerarugendo yitwa Manual wajya kuri murandasi yawe kandikamo wa3 ni mana a na ta ebyiri na a .rawa mubwira ko ahangaha ushobora no gukora akazi wibereye iwawe mu gice bise reflow program ntujye kure ntucikwe na Mind Test. Let's go. Ask, answer, clock, tick tock, Mind Test. Mind Test. Yes, twagarutse kuri cya gice cyacu cya Mind Test. Ni ibibazo tubaza umuntu bisaba gutekereza bwana Focus, ni ibibazo bisaba gutekereza cyane, ni ibibazo bitatu. Ikibazo kimwe ni ibihumbi 10 ku bufatanye na Manual ya agence y'ubukerarugendo yaduteye inkunga kugira ngo ibintu bibashe kumera neza. Ni ibibazo bitatu nubitsinda 30 tayari kanyenyeri 3 gakanda. Are you ready? Gitayari kabisa. Uri tayari? Nukuvuga ngo ndakubaza
umara amasegonda 3 4 gutyo ubitekerezaho ubone gusubiza. Ikibazo cya mbere kiragira giti niki kirukanka cyane ariko kidafite amaguru. Ikintu kirukanka cyane ariko kidafite amaguru. kirukanka cyane kidafite amaguru. Ari cyaza ubwenge kazira. Ayo mafaranga none uruze kuyarya. Arahari amafaranga ni 10,000 ku kibazo. Ni ibibazo bitatu. Urumva? Namwe abadukurikiye ni ibibazo bitatu. Nawe ushaka kugira ngo uze hano wandika muri commentaire ugashyira nimero yawe. Urumva? Ubundi tukakutumira hano kuri Fumba Connect mu gice cyacu twise Mind Test. Nongeye ngisubiremo. Niki kirukanka cyane ariko kidafite amaguru. Nakubwiye ko ari amasegonda ngahe 3 cyangwa 3. kirukanka cyane kitagira amaguru. Afite amaguru kabisa aba kikavuduka. Kirukanka kweli. Indege. Sigifite indege igira amapine. Amapine. Amapine yayigize haze sa amaguru buri. Ndumva ari inzoka. Ko byenda kubaho kandi inzoka munsi yayo ngo buri igira ibintu bimeze nk'ama nayo ariko ibifite ibintu bigenda bipushinga. Hari ikindi harabura amasegonda 3. Ikindi kirukanka cyane kitagira amaguru. Cyagotsinze nyigusubize ni amazi. Kuko inzoka byendaga kuba ari nk'uguye cyakabi ntago wabena nka 0 n'igice ariko bashaka oya bagira ngo ugitsinde atungwa gahunda. Tugiye ku kibazo cya kabiri. Iyi ni mind test dutyaza ubwenge bituma dushaka gutekereza cyane kuri Fumba Connect kabisa. Ikibazo cya kabiri kiragira iti niki ufata ariko ntugikoreho. Ushobora gufata ariko ntugikoreho. Ufata ntugikoreho. Ni ikintu buri muntu wese afata. Ari nawe na cameraman nshimira na cameraman ni behind scene ari Musinga picture mu musure cyane rwose ibikorwa byiwe kuri YouTube. Ibibazo byawe kazira. Niki ufata ariko ntugikoreho. Ufata ariko ntugikoreho. Gose mu buzima busanzwe nta aho tugera bakavuga ngo ngiye mfashe icyemezo. Ariko bigasa nkaho kandi ukagifata kikajya no mumaro ariko mu gusi ikintu gifatika. Agacumi kawe menya ko vuye ko ariko asigaye ikibazo kimwe. Focus amuramwe ngo umufilozofe wo kumenya umufilozofe numvaga nta kibazo na kimwe ubuze gutora none urayari ari buze gusigara muri case ya manual yani ya agence y'ubukerarugendo yaduteye inkunga kugira ngo bibashe kumera neza cyane ya manual. Naho ushaka gutembera wagana manual bakujyana muri misozi miremire bafite amazu meza. Ushaka gutembera ushaka gusura urwibutso ni byinshi cyane. wa eshatu akadomo mata ni mana a na ta ebyiri na a akadomo dawa. Ushaka kugira ngo bikorere nawe wayikoreka mu agent wayo ujya mu bice bisa referral program ukiyandikisha ukajya ukorera amafaranga wibereye iwawe. Iyi ni manual. Ikibazo cya nyuma ni iki ngiki. Niki gifite amaso ariko ntikibona. Hari ikintu gifite amaso ariko ntikibona. Ni igishushanyo. Hako gifite amaso byendaga kuba ariko
ikibumbano cy'umuntu cyabizi cyane ongera utekereze neza ako ni ikireba kuba kandi ntabwo ngiye mbashaka kugira ngo igisubizo cyiza ari nyacyo gifite amaso ako ni kirebe kuko ngewe uko mbona ikibumbano nubwo wenda kitaba kireba ariko iyo kireba ubona kiri kusa nkaho kikureba ako ongera utekereze amaho nka 5 oya ese sari umuntu ukora ikibazo bakamuhera nk'icyo hano reko ndadushaka igisubizo kibe ari point kabisa kiye kiza 10 ku 10 nkuko ubona ujya gukora kategori y'imodoka cyangwa se ya moto ako mu Busanza babuye 8 ku wenda ukayibona cyangwa iki amategeko n'amabwiriza birakurikizwa rero sasa mind test igomba kuzuza 10 ku 10 ndumva ibirenza aho wamfasha. Okay, ikintu kigira amaso ariko nikibone ni amaso y'ikirayi cyangwa se urushinge. Amaso y'ikirayi cyangwa urushinge. Urushinge cyangwa amaso y'ikirayi. Ndabashimwe mwebwe mwese mwakurikiye Fumba Connecte namwe wamvishe warebye iyi mind test nawe wifuza kuza kuri mind test ugatsindira amafaranga. Reba nimero iri muri description ya WhatsApp we joining iyo nimero WhatsApp mundi uze twiganirire. Ciao ciao.